Haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Iyakabumbye Etienne, nkaba ndi pastori umukuru w'itorero muri paruwasi ya Rundoyi, ni mu karere ka Rutsiro, mu ntara y'Uburengerazuba, mu murenge wa Ruhango. Nkorera umurimo w'Imana muri ADPR, kandi mfite umufasha n'abana 6. Ndashimira Imana ko iki turinze kubw'ineza yayo. Ndagira ngo rero tuganire ku ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Zaburi y'123, umurongo n'uwa 2. Gitabo cya Zaburi y'123, umurongo wa 2. Handitswe iri jambo ngo, dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, natwe amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabaririra. Turasoma n'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya 2, umurongo wa 27. No handitswe ijambo ngo, babwira igishitsi cy'igiti bati, ni wowe data. Bakabwira nibuye bati, ni wowe watubyaye. Kuko ukumhangaho amaso banteye umugongo, ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati, haguruka udukize. Imana idufashe cyane. Ijambo tugiye kuganiraho rifite intego ivuga ngo duhanga amaso ku Uwiteka. Mu yindi mvugo ndavuga ku byiza byo guhanga amaso Imana, mvuge no ku kaga ku bantu badahanga amaso Uwiteka bakagira indi bahanga amaso. Aribo tubwiwe hara mu gitabo cya Yeremiya, igice cya 2, umurongo wa 27, ngo babwira igiti bati, ni wowe data. Bakabwira nibuye bati, ni wowe watubyaye. Kuko aho kumhangaho amaso banteye umugongo, ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati, haguruka udukize. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza n'iri jambo mbanze nsenga Imana. Imana data twese horaho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana itegeka bikaba kandi ivuga bigakomera. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Imbabazi zawe zinzeho mu mwanya nk'uyu nguyu mpagaze mvuga gukomera kwawe. Ndasabye ngo umwuka wawe weranyobore kuva ntangiye kugeza nsoje muri kujya neza kwawe, kandi icyubahiro cyoneka ari icyawe, njyewe mboneke ndi wo gucishwa bugufi. Ndagushimira ko wumvise, senze nizeye izina rya Yesu, amen. Dusomye ijambo riratubwiye ngo, dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabaririra. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mvuge ku byiza byo guhanga amaso Imana, ariko ndavuga no ku kaga ku bantu badahanga amaso Uwiteka bakayahanga ibindi bintu, bakiringira abantu nkabo, bakiringira ubutunzi bwabo, aho guhanga amaso Uwiteka ngo bagatera Imana umugongo. Uwiteka dufashe cyane. Mugaragu w'Imana amaze kubona ko hari ikibazo, birashoboka abantu babazaga batese, mutegereje iki? Si iki kibazo muzagikemura mute? Maze arandika ati, dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, kandi nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, ati natwe amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabaririra. Imana ishimwe cyane. Mbere yuko ntanga ubusobanuro, nongere mbabwire ngo twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu yo iratandukanye, kandi kubera ko imihamagaro itandukanye no gukora kwacu kuratandukanye. Ku ruhande rwanjye, iyo nganiriza abantu ijambo ry'Imana, umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso, nubwo nshishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini cyane ntabwo wo kubahanga amaso. Kandi si uko ntareba, ahubwo ni ya mihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego umwuka wera rikize ku mutima, ndarisoma
nyuma yo kurisoma muri ngiye hagasigaramo undi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama mpese Mana abantu kugira ngo barusheho kumva neza iri jambo barisobanukirwe. Nongereho ngo iki cyagende kugisha Uwiteka inama, nibwo ushobora kubona mbombetse amaso. Niyo mpamvu ushobora kumva mvuze ngo dusoma ntarambuye Bibiliya, ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka. Gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizeho n'ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari Imana yabyishakiye icyubahiro ni icyayo. Imana ishimwe cyane. Ubwo uwari kugira ikibazo ndizera ko kivuyeho. Yesu nadufashe. Ndagira ngo nkomeze n'ijambo rifite intego ivuga ngo duhanga amaso ku Uwiteka. Iyo duhanze amaso ku Uwiteka bigenda gute? Ni ibihe byiza byo guhanga amaso Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Zaburi ya 25 umurongo ni wa 15, dusanga handitswe iri jambo aho Dawidi avuga ati amaso yanjye ahora yerekeye ku Uwiteka kuko azakura ibirenge byanjye mu kigoyi. Ya maso yacu twayahanze Uwiteka, ibirenge byacu bikura mu kigoyi. Iyo twahanze amaso Imana haraturengera aho twabuze uko tugira, haradutabara. Iyo twahanze amaso Uwiteka ntiduhanga amaso abantu nkatwe, ntitwiringire bitagira umumaro, ntitwiringire abapfumu, ntitwiringire ibidafite iyo byatumarira, ahubwo twiringiye Uwiteka. Iyo usomye mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice ni icya 20 umurongo ni wa 11 n'uwa 12, ubona uburyo Yehoshafati yahanze amaso ku Uwiteka we n'abagenzi be. Uwiteka akabereka ko ari Imana ishobora byose. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma igice cya 20 umurongo wa 11 n'uwa 12 handitswe iri jambo ngo dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kwazungura. Ku murongo wa 12 Mana yacu ntiwakwemera kubahana kuko nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye, kandi tubuze ko twagira, ariko niwe uduhanze amaso. Haleluya. Yehoshafati abona ko guhangwa amaso ku rugamba atari umwana w'umuntu, atari igihugu runaka, asanga guhangwa amaso ari Uwiteka. Nuko aravuga ati dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kwazungura. Ati Mana yacu ntiwakwemera kubahana. Abaravuze ati kuko nta mbaraga dufite, nta mbaraga. Uramenya utaza kwikakaza wibwira ngo hari icyo ushoboye. Nta mbaraga abana abantu twagira izo kurwanya ingabo ziduhagurukiye. Ati nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Ati kandi tubuze uko twagira, ariko ni wowe duhanze amaso. Bisobanuye ngo yahanze amaso Imana itabura uko igira. Njyewe nshobora kubura uko nagira, ariko Imana yo ntiyabura uko igira. Wewe wabura uko wagira, ariko yo ntibura uko igira. Amena. Yashobora ko bavuga uti ibi ngibi ndabona byo bindenze, ariko ntibirenze Imana, kuko Imana dusenga ni Imana ishobora byose. Ibyiza byo guhanga amaso Uwiteka aho niho turi rero. Yehoshafati amaze kuvuga ati dore uko batwituye kuza kutwirukana muri gakondo yawe waduhaye kuhazungura. Ati Mana yacu ntiwakwemera kubahana. Arabanza yemera ko we nta mbaraga afite. Ati kandi nta mbaraga dufite zarwanya izo ngabo nyinshi ziduteye. Ati kandi tubuze uko twagira, atariko ni wowe duhanze amaso. Uwiteka akimara kubona ko Yehoshafati n'abaturage b'i Yerusalemu bamuhanze amaso, Yehoshafati amaze guhanga amaso Uwiteka, Uwiteka nawe yaje kumubwira akoresheje umuhanuzi. Nuko umuhanuzi ngo aramuhanurira, Mwuka Wera muzaho. Usomye umurongo wa 13 ukageza ku murongo wa 15, nuko ngo aravuga ati mwitinya mwe abaturage b'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati. Ati kandi mwe gukurwa umutima n'izo ngabo nyinshi. Ati kuko urugamba atari urwanyu, ahubwo ari urw'Imana. Iyo Uwiteka twamuhanze amaso, ibyari bidukuye umutima abidukura akabyerekezaho, akarutugwanirira urugamba akarugira urwe,
kandi ufite amatwi yumva yumve, ariko abikorera abamuhanze amaso. Ndashaka kuvuga rero ku kaga ko kutahanga amaso Imana bakayitera umugongo, nk'uko twabisomye muri Yeremiya igice ni cya 2 umurongo wa 27. Ndashaka kuvuga ku kaga ku bantu badahanga amaso Imana, abantu bagira ibibazo bakajya mu bapfumu, abantu bagira ibibazo bakajya kuraguza, abagira ibibazo bagasambana ngo bari kwirengera, abandi ugasanga barajya kwiba. Aho guhanga amaso Uwiteka bakamutera umugongo, abona barwaye, aho guhanga amaso Uwiteka bakajya mu bapfumu batafite umumaro, ababona barushye, aho guhanga amaso Imana ugasanga bariringira abantu nkabo. Ndagira ngo turebe akaga bafite abantu badahanga amaso Imana. Twasomye iri jambo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 2 umurongo wa 27. Hatubwiye ngo babwira igiti bati ni wowe data, bakabwira n'ibuye bati ni wowe watubyaye. Ngo kuko aho kumpangaho amaso banteye umugongo, ngo ariko mu gihe cy'amakuba yabo bazavuga bati haguruka udukize. Ufite amatwi yumva yumve. Ni koko niko bigenda. Umwana w'umuntu atera Imana umugongo agasubira inyuma, ariko ingaruka yo gusubira inyuma yaza agatanya ati munsengere, muntabarize Imana indengere. Ugasanga umuntu arasambana, ingaruka y'ubusambanyi yaza agatangira gushaka abanyamasengesho, munsengere Imana ndebe ko yantabara. Ugasanga abandi baricana, ingaruka y'ubwicanyi yaza bagatangira gutabaza bati wansengera Yesu nadufashe cyane. Abandi bakajya mu bujura, ingaruka y'ubujura yaza ugasanga batangiye kwifuza bati cyama Imana ikandengera. Ba Kristo bene data, ndabagira inama yo guhanga amaso Imana mu kibazo, kuko guhanga amaso ibitagira umumaro, kwiringira igiti ukacyita ngo niso, kwiringira ibuye. Ese iri jambo ngo igiti bisobanura ibintu bidafite umwuka, abatagira umwuka wera, abo bantu bagiranwa n'ibiti. Iyo usomye ijambo ry'Imana abo Uwiteka agiranya n'ibiti usanga ngo ari abihaye ubusambanyi bwinshi, ndetse ngo bakihinge sombi z'ibyo bitandukanye. Iyo usomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice ni cya 4 umurongo wa 17 ukageza ku murongo wa 19, ubona abantu Imana igiranya n'ibiti. Dusanga handitswe iri jambo ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro byo mu mitima yabo. Umurongo wa 18 ngo ubwenge bwabo buri mu mwijima, ubujiji buri muri bo, no kunangirwa kw'imitima yabo byabatandukanije n'ubugingo buva ku Mana. Umurongo wa 19 babaye ibiti, biha ubusambanyi bwinshi, gukora iby'isoni nke byose bifatanije no kwifuza. Iri jambo ngo babwira igiti bati ni wowe data, bakareba abantu babaye ibiti, akariho bisunga. Abantu usanga batagira umwuka wera, bashyigikiye ingeso mbi, bashyigikiye ubwicanyi, bashyigikiye urugomo, bakaba ariho bisunga. Aho kwisunga Imana yabaremye bakisunga ngo igiti, niko twabisomye. Gusa Imana igufashe mwene data, reba neza, reba ibyo wisunga, reba uti mbese harimo mu gishaki. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 29 umurongo wa 6, twabona amagambo agaragaza abandi bantu bateye Imana umugongo. Tugasanga handitswe iri jambo ngo ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura, bagahindukira, bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka, bakabutera umugongo. Turi ku ijambo akaga ku bantu batera Imana umugongo, ku bantu basubira inyuma. Abajyaga mu rusengero bakahera ko bakava mu rusengero bakashoka iyakabare, iy'ubusambanyi, iy'ubujura n'ibindi. Ngo ba data bacumuraga bagakora ibyangwa n'Uwiteka Imana yacu, bakayimura, bagahindukira, bagakura amaso ku buturo bw'Uwiteka, bakabutera umugongo. Ndizera ko nteze amatwi iri jambo. Bibiliya y'Igiswahili ivuga ngo maana baba zetu wameasi,
na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu. Wamemuacha. Hano ngo wamemuacha, baramuretse. Mu Kinyarwanda ngo bakayimura, Imana bakayimura. Mu Giswahili ngo wamemuacha, yani kusema kwamba Mungu amemuacha. Wamemuacha na kugeuzia nyuso zao mbali na makao ya Bwana. Yani kusema kwamba wamemuacha Bwana Mungu wao na kumuasi na kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, kama vile tumesoma. Maana baba zetu wameasi na kuyafanya yaliyo maovu machoni pa Bwana Mungu wetu. Wamemuacha. Iryo jambo ngo wamemuacha, baramuretse cyangwa se barayiretse. Iri jambo Biblia y'Icyongereza ivuga ngo for our fathers have trespassed and done evil in the eyes of the Lord our God. They have forsaken him, and they have turned their faces away from the dwelling place of the Lord, and they turned their backs on him. Nuko iri jambo rivuga ngo kuko badata bagomye cyangwa se bacumuye, badata baragomye, baracumuye, bakora ibibi imbere y'Uwiteka Imana yacu. Nuko Uwiteka ngo baramuta. Kwimura Imana nukuyita. Bamaze kuyita rero, nuko ngo ubuturo bw'Uwiteka babutera umugongo. Mu yindi mvugo, abajyaga gusenga Imana, gusenga barabireka. Bari baza agaciro ko gusenga Imana, nuko babyambura agaciro, cyangwa gusenga bakwambura agaciro. Bamaze gutera Imana, gutera inzu y'Imana umugongo, byabagendekeye gute? Ingaruka zo kudahanga amaso Imana nizo turiho. Yusomye ku murongo wa 8 n'umurongo wa 9 muri icyo gitabo cya kabiri cy'Ingoma, igice cya 29, umurongo wa 8 wa 9, uhabona ingaruka zabateye Uwiteka umugongo aho kumuhangaho amaso. Handitswe iri jambo ngo nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu, akabahana. Bisobanura ngo arabatererana, akabahana ngo bateraganwe hirya no hino, bakabibishungero by'imyozwa nkuko namwe mubirebesha amaso yanyu. Nicyo cyatumye uko kudahanga amaso Imana, uko gutera Uwiteka umugongo, nicyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka buba ku Bayuda n'ab'i Yerusalemu, akabahana ngo bateraganwe hirya no hino, bakabibishungero by'imyozwa nkuko namwe mubirebesha amaso yanyu. Uwiteka dufashe cyane. Umurongo wa 9 katubwira ngo dore ibyo byateye ko badata bicwa n'inkota. Ibyo uko gutahanga amaso Imana, uko gutera Uwiteka umugongo, ibyo byateye ko badata bicwa n'inkota. Kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu babanyagano, bene data, kudahanga amaso Uwiteka harimo akaga, harimo ingorane. Dore ibyo byateye ko badata bicwa n'inkota, kandi abahungu bacu n'abakobwa bacu n'abagore bacu babanyagano. Abantu batangira kuba impunzi. Kubera iki? Kubera ko badata bari bateye Imana umugongo. Abangira ngo bene data, abari barasubiye inyuma, mbifurize kugarukira Imana hakiri kare, kuko gutera Imana umugongo bishobora kukuzanira akaga. Gusubira inyuma byakuzanira ingorane, kutamenya ko waremwe n'Imana. Imana ukayitera umugongo, amaso yawe ukayerekeza mu bisindisha, ukayahanga inzoga, undi ukayahanga abasore, ukayahanga abakobwa, ukayahanga abagore b'abandi. Amaso yawe ukayahanga ubutunzi, aho kuyahanga ku Mana ukayahanga ku bindi bintu bitagira umumaro. Mbese nk'uko Paulo yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 18 n'uwa 19, arababwira atariko hariho benshi bagenda ukundi, aho nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Agera ku murongo wa 19, amaherezo yabo nukurimbuka, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Urumva abo nabateye Imana umugongo, bahoza umutima ku by'isi. Nuko ati Imana yabo ninda, bigaragara ngo Imana bayiteye umugongo. Imana yaremye ijuru n'isi barayireka, bimika Imana yitwa inda.
bega hindi berekeje naho bagana ibyinda yabo ibasaba nibyo bakurikira. Mwene data unteze amatwi, ntiwabona Imana warayisimbuje inda yawe, kandi Imana yarakuremye ariyo yagushyizeho, ariyo yaguhaye umwuka uhumeka. Ngusabye rero kudakomeza kwimika inda, hanga amaso Uwiteka. Umva uko Pawulo avuze ati hariho benshi bagenda ukundi, abo n'abadahanga amaso Uwiteka. Hariho benshi bagenda ukundi, abo nababwiye kenshi ati nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Maze ageze ku murongo wa 19 ati amaherezo yabo ni ukurimbuka. Abarakomeje ati Imana yabo ninda, ati biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Imana idufashe rero imitima yacu tuyikure ku by'isi, ahubwo tuyerekeze ku Mana yaturemye. Amaso yacu tuyahanga Uwiteka. N'iki Imana idushakaho, nizere ko munteze amatwi. Nagira mbabwire ngo niba dushaka iherezo ryiza, duhanga amaso Uwiteka. Haleluya. Mwumvise ko Yehoshafati amaze guhanga amaso Uwiteka, Uwiteka amweretse ko ari Imana yo kwiringirwa, nawe aramwereka ko ari uwo guhangwa amaso. Nuko Imana ibonye ko bayiringiye, nuko nayo iravuga iti muhumure, urugamba si urwanyu, ahubwo urugamba ni urwanjye. Nuko Uwiteka arabarwanirira. Maze wasoma mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 20 umurongo wa 20, ngo bageze mu butayu bw'ahitwa Tekowa, ngo nibwo Yehoshafati yahagaze, barabwira ati nimunyumve mw'Abayuda mwe n'abatuye Yerusalemu, ati mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, ati mwizere n'abahanuzi be mubone kugubwa neza. Imana igushoboze kunyumva neza. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, mwizere n'abahanuzi be mubone kugubwa neza. Icyitonderwa ab'amaso, abahanuzi bose ntabwo ariko ari ab'Imana, kuko hari n'abahanuzi bayobya batari ab'Imana, akandi bakavuga biyitirira Imana. Hari n'abahanuzi usanga ari ibyitso bya Satani, ugasanga si abakozi b'Imana. Banza usesengurire biti aba ni abahanuzi b'Imana. Ese iyo umuntu umbwiye gutya ni umuhanuzi w'Imana, urugero uzakubwira ngo Imana irantumye ngo nguramutse wanze kanaka nibwo wagubwa neza, ntabwo Imana ijya ibiburwangano. Wose umuhanuzi w'Imana, umuntu uzateranya abantu n'abandi, yanganisha abakristo n'abandi bakristo, ntabwo ari umuhanuzi w'Imana. Nubwo yaza yitwaje Imana, umuhanuzi uzarema ibice mu itorero, uzaca intege abari bahagaze, abwira abakobwa ko baramutse bishingiye nta kibazo, abwira abandi ko nta cyakirimo kuzana abagore bakangahe. Mwene data urabe maso, urabe maso, banzo wumve niba umuhanuzi uteze amatwi, niba ari umuhanuzi w'Imana. Mwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, kandi mwizere n'abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Imana ibashoboze rero kubanza kumenya ngo mbese abahanuzi twizeye n'abahanuzi b'Imana. Imana ibafashe kunyumva neza. Hamwe n'ibyo rero nenda kurangiza intego yanjye n'ibyiza byo guhanga amaso Uwiteka. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya 2 cy'Ingoma igice cya 5 umurongo wa 20, niho dusanga handitswe iri jambo ngo bakirwana nabo baratabarwa, abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase, kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Ngo kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Mu yindi mvugo bayihanze amaso. Ndagira ngo mu kibazo ufite, uri umupfakazi, hanga amaso Imana. Uri imfubyi, hanga amaso Imana. Ese wabuze ukugira, hanga amaso Imana. Wabuze minerivare yo kugira ngo abana bakomeze bige, hanga amaso Uwiteka. Uwiteka ni umuhanga amaso, azakwereka ko ari Imana ishobora byose. Iri jambo ngo bakirwana nabo batarasubira inyuma, bakiri ku rugamba, bamaze kuhanga amaso Uwiteka, ngo bakirwana nabo baratabarwa, ngo abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'Abarubeni n'Abagadi n'Abamanase, kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara. Imana ikemera guhendahendwa kubera ko bayiringiye.
cyama akakanya umuhanze amaso ufite ikibazo agahanga amaso Uwiteka akamwiringira Uwiteka amwereka ko ari uwo kwiringirwa yamwereka ko ari uguhangwa amaso koko Imana se w'imfubyi yagutabara iyo ntekereje iyo mbona mpagaze imbere y'abantu gutya abona ndababwira kujya neza kw'Imana njya nibuka imiruho nanyuzemo nkabona Imana ushimwe warandengeye ndabizi sinjya kurondora nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse ariko Imana se w'imfubyi yabanye nanjye irandinda ndagira ngo ubanze usome igitabo cya Zaburi ya 68 umurongo wa 5 icyakora n'umurongo wa 6 muri Bibiliya za kino gihe n'uwa 5 muri Bibiliya za kera usoma ugeze ku murongo wa 6 handitswe iri jambo ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi ni umucamanza urengera abapfakazi umurongo wa 6 ngo Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero ibohora imbohe ikazakugubwa neza ariko abagome ikabaha gutura mu gihugu gikakaye umvira ijambo ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi yani a father of fatherless and a defender of widows is God in his holy habitation, which is to say that whom will be your father is not another man, but is the Lord, the God of our Father. I believe that you follow me. Remember that whom will be your father will not another person, but will be God, your creator. I believe that you understand what I want to tell you. Uzakubera so ntabwo ari undi muntu ahubwo ni Imana data wa twese ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera ni se w'imfubyi yani baba wa mayatima na muamuzi wa wajane ni Mungu katika kao lake takatifu. Ibi bisobanuye ngo se w'imfubyi ukemura ibibazo by'abapfakazi ngo ni Imana irahera hayo cyangwa siri mu buturo bwayo bwera. Uzakubera so mu kibazo ufite ni buri imfubyi umenye ko ari Imana ishobora byose. Nizamye kuzaho wa mupfakazi we niba wibaza uti ndabigenza nte ntushakire gutabarwa mu busambanyi hanga amaso Uwiteka azagukemura ibibazo. Njya nkunda kubwira abantu ntiburya umuntu amenye uko ari none ntamye ko azaba ejo. Hanga amaso Uwiteka nkuko dusomye ngo bakirwana nabo bigaragara ngo Uwiteka yabanje kureka barabanza bararwana ntabwo yahise abatabara yaravuze tereka manze ndebe ko wenda isa irashira bakimpanza amaso wenda ko umwaka urashira bakimpanza amaso maze ijambo ry'Imana ryiza ngo bakirwana nabo baratabarwa ngo abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'abarubeni n'abagadi n'abamanase ngo kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Ijambo ry'intego ryatubwiye ngo dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja ngo niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabaririra. Ntabwo turahanga Imana amaso ngo nitutinda gutabarwa dukora ibyaha nitutinda gutabarwa twirwanirire. Tugomba guhanga amaso Uwiteka kugeza igihe azatubabaririra. Haleluya. Niba dushonje duhanga amaso Uwiteka kugeza igihe azakingurira ijuru tukabona ibyo kurya. Niba twibaza tuti turabaho dute abahungu n'abakobwa muhanga amaso Uwiteka kugeza yazakingurira ijuru akabubakira ingo zibakwiriye muticira inzira ntimukabone mutinze gutabarwa ngo mwicira inzira. Hari Imana itabara abisanze bakirwana bataricira inzira batarirwanirira ikabarengera. Nanjye Imana yarantabaye bikomeye cyane. Njya nibuka Imana insanga maze imyaka 20 ndi mu buhake nabanaga n'umugabo ufite abagore 2 akagira n'umuhungu wubatse urugo maze abagore ko ari 2 n'umukazana wabo wa 3 banumaga kubatahiriza inkwi. Umwe tugomba kunzanira inkwi undi ati nanjye ngomba kunzanira umutwaro w'inkwi. Umukazana wabo nawe ati nanjye ngomba kunzanira umutwaro w'inkwi. Hatashye inkwi imitwaro yamara ku 3 umwe nkawushyira umugore umwe undi nkawushyira undi mugore
undi nkawushyira umukazana wabo. Ibyo kurya byajya gushya bati Iyakabumbye ntabagishobora, ikintu kirya ibiryo abantu 5 bariye bati nta wabivamo. Birumvikana numvise ngize ikibazo kubera ko mugihe nari nkiri muto ndi mu myaka hafi 8, 9, 10 mba kwa marume. Muri icyo gihe kubera ko nari muto, marume yabonaga ibyo kurya bigiye gushya akareba hantuma kugira ngo nze gusanga barangije kurya, naza akambwira ati ntugire ikibazo ngurariye aho ko n'abandi bana ntibahaze ngo uzaburya n'ejo. Kubera ko nari muto icyo gihe numvaga inzara igiye kunyica, najyaga mu kijumbura aho bakuye ibijumba ngatoragura inkondo z'ibijumba ngahekenya. Hakabaho n'igihe nagiye kubagara ibishyimbo bya marume byagera mu masaa 6, saa 7, saa 8 gutyo, nakumva isereri iraje kubera inzara ngasoroma imishogoro mibisi ngahekenya. Ariko ngeze muri icyo gihe cy'imyaka 20 ntabwo nari nkiba kwa marume, nari naragiye mu bundi buhake. Icyo gihe naribaje ntese Mana ko kera nkiri muto inzara ajyaga kunyica ngasoroma imishogoro mibisi, tubundi nkajya gutoragura inkondo z'ibijumba, tubundi noneho ndamerane nza kwigira inama. Tubungiye kubwira ababyeyi tubana bajye bampisuka njya kuguriza abantu, nuho nzajya guhingira akaza nibyo kujya saa 6 iwacu tubyita uruhembo, ntituzajya tubisangira aho ibyo ndarira. Ndababwira nti ndashaka ko mwamisuka nkajya kuguriza abantu benshi, nabo bazajya baza kunyishyura ari benshi, maze duhingana hagaragara. Mbabwiye gutyo bumva ni inyungu zabo, ariko nanjye cyari igisubizo cyanjye. Isuka barayimpa rero, naba ngiye guhingira umuntu yazana ibyo kujya saa 6 ni Mana ushimwe n'ibindi ararira. Nahingira umuntu 4 ntuzanyishyure rimwe, uwo mpingiye 3 ni nawe uzaze rimwe, uwo mpingiye 2 nawe uzaze rimwe. Intego nari mfite ikaba yari ngo wenda iyo mibyizi ndi kubaharira izajya ituma banyitaho, kandi koko banyitagaho. Inzara yajya kunyica bakanyitaho bakangaburira. Gusa muri icyo gihe bari barampaye ikirago cyo kuryamaho n'umwenda wo kwiyorosa, babikura ku gitanda. Ngiye kuryama nsanga ni ibiti gusa, ariko bitewe n'imiruho nari narize kuboha ibirago ndi mutoya. Bwacye njya gushaka ubwatsi bw'ubukangaga, ubwatsi ndabuzana. Abakobwa bankubise amaso sukunseka we bampurwa amenyo, ibyo gusekwa ntacyo byari bimbwiye. Ntangira kuboha ikirago hanya ndakiboha ndi kuririmba indirimbo ya 16 mu gushimisha ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro rikabatinyura. Haleluya. Ikirago ndakiboha, ikirago ndacyuzuza. Ikirago maze kucyuzuza nkajya ndakiryamaho uruhande rumwe nkagikuba urundi nkagwiyorosa. Maze ngeze aho ndavuga nti nta munsi ntarushye, ntireka mboye n'ikirago cya 2 nge ngira icyo kuryamaho ngiye n'icyo kwiyorosa. Natangiye kuboha ikirago cya 2 nkigejeje hagati, ya Mana itabara bakirwana iransanga. Ijwi ryawe rirambwira riti Stefano ngo nubwo utagira kirengera, nubwo nta so nta nyoko, ngo ariko ni wihangana. Bisobanura ngo ntuzasubira inyuma, bisobanura n'utantera umugongo, ngo ariko ni wihangana. Igihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. Umufasha nabwirwaga n'umugore. Muri iryo yereko ndabana Imana nuko umugore uzampa atazemera ko njya mwita mama. Ntiyaba yari kuzabyemera, nari kuzajya ndamwita mama. Mbivugishwa n'imiruho nari mfite. Maze muri icyo gihe nari mfite umupira umwe n'ikabutura imwe. Iyo nabaga najya gukorera Imana, uwo mupira niyo kabutura narabimesaga nijoro nkabikamura cyane kugira ngo ejo nzabijyane byataye amazi. Kandi Imana yarandebaga. Ndaye nkubwire ngo iyo twahanze amaso Imana iraturengera. Soma Yesaya 49 umurongo wa 23 urasanga handitswe iri jambo ngo abami bazakubera baso bakurera, ko n'abamikazi bazakubera abanyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi barigata umukungu go ku birenge byawe. Nawe uzaherako umenye ko ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Haleluya.
abategereza Imana nibo bayihanze amaso ntibazakorwa n'isoni. Ibuka iri jambo, dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azatubabaririra. Amena. Ubuhanuzi bwa Yesaya rero bwarebaga imfubyi itaragiraga ikirengera nkanjye, ngo abami bazakubera baso bakurera, bisobanuye ngo ntugira so, ariko nzategeka abami bakubere baso bakurera. Ntugira nyoko, ariko nzategeka abagore b'abami bakubera nyoko bakonsa. Niko byanditswe mu Kinyarwanda. Bibiliya y'Igifaransa yo ibivuga neza ngo des rois seront enrichis et leurs princes s'enrichissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis le Teneur, et que ceux qui espèrent à moi ne seront plus confus. Bisobanuye ngo abami bazakubera baso bakugaburira, abagore babo bazakubera abanyoko bakugaburira, bazagupfukamira bubame hasi barigate umukungu go ku birenge byawe. Nawe uzahera kumenya ko ndi Uwiteka, kandi ko abampanga amaso cyangwa abantegereza batazakorwa n'isoni. Nizere kunteza amatwi. Bibiliya y'Icyongereza yo ikavuga ngo kings shall be your foster fathers, and their queens your nothing mothers. They shall bow down to you with their faces to the earth, and they lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed to wait for me. Bivuga ngo abami bazakora baso bakurera, ni koko abagore babo bakurera nyoko bakurera bazagupfukamira. They shall bow down to you, bazubarara hasi imbere yawe. Ibyo uzabikorerwa ari uko udasubiye inyuma, ari uko udateye Imana umugongo. Niba wanyumvise komera, hanga amaso Uwiteka, hari ugutabarwa mu gihe cyashyizweho. Imana izakurengera, Imana igushoboze kunyumva neza. Icyitonderwa, isezerano ry'umufasha ari we mugore narihawe muri 81, ariko ryasohoye muri 95, rimaze imyaka 14. None mfite umufasha n'abana 6. Iyo mvuye mu ivuga butumwa nkabona nsohoreye mu rugo rwitwa rwanjye, njya nibuka imishogoro mibisi nahekenye, nkibuka inkondo z'ibijumba nahekenye. Yewe ninjye bari batanze uburenganzira ngo Iyakabumbye ntagira kirengera, ngo uzashaka azajya yikubitira, ngo Iyakabumbye ntagira kirengera. Naba nicanye n'abandi bana nkumva umuntu yankubise ikibando, ngo erega baravuze ngo umuntu ngo ajye yikubitira ngo nta kibazo. Abagore bakaza kuntera ibice by'amatafari, ariko ndashima Imana se w'imfubyi. Haleluya, yabanye nanjye. Satani ntanyishime hejuru. Nkwifurije guhanga amaso Uwiteka mu kibazo ufite, nkwifurije kudasubira inyuma mu rugamba urwana, nkwifurije kwiringira Uwiteka kugeza igihe uzatabarirwa. Ndayaho nsenga Imana ku bantu bankurikiye rero, mbifurije ko buri wese ahanga amaso Uwiteka. Kandi nanjye nubwo Uwiteka ndengeye, ndacyari mu isi ifite ibibazo. N'uyu munsi ndasabwa guhanga amaso Imana. Nawe kandi hari aho wenda Uwiteka gutabaye mu gihe cyahise, ariko bikengura cyari mu isi ugiye kutiya ndengeye cya gihe nanira nandengera n'uyu munsi. Mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cya 4 umurongo wa 9 niho handitswe ngo wirinde gusa ugira umwete wo kurinda umutima wawe, we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye, bye kuva mu mutima wawe minsi yose ukiriho, ngo ahubwo ubimenyesha abana bawe ndetse n'abuzukuru bawe. Imana igufashe kunyumva neza. Ndagira ngo wibuke iby'amaso yabonye bituma udacika intege, ubucyo utina cyagiye naratabawe kandi yantabaye n'umunsi nirantabara. Tusenga Imana kubifuza gutabarwa, kandi tunasengera abasubiye inyuma bateye Uwiteka umugongo, ngo bishoboka bemere bagaruke, kandi nibagaruka Uwiteka arabagarukira. Ndagira ngo twanzurire ku ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 15 umurongo wa 19. Handitswe iri jambo ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura wongere guhagarara imbere yanjye. Niko Uwiteka avuga ati kandi bishimwa nubivana mu bigawa
uzaba nk'akanwa kanjye. Nugaruka Uwiteka aravuga ngo azakugarura, nubwo wamuteye umugongo numuhindukirira arakugarukira. Bikora bikunze mwene data unteze amatwi, bikora bikunze mushiki wanjye, wa mubyeyi we mugabo unyumva wateye Uwiteka umugongo, garukira Imana. Ingaruka itarazi kaba mbi, dore ko twabonye ingaruka ku bateye Imana umugongo ko atari nziza. Bityo rero mureke duhanga amaso Uwiteka, Imana idufashe kubw'ubutumwa butambutse. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uhoraho, ndagushimira ijambo kunze ko mvuga. Tanga imbaraga zo kurishyira mu bikorwa, abantu be guhanga amaso bitagira umumaro, ahubwo baguhanga amaso. Abantu be kwiringira ibiti. Twamaze kumenya ko ababaye ibiti aribo biha ubusambanyi bwinshi, bakiha gukora iby'isoni nke. Nyamuneka turinde mu izina rya Yesu guhanga amaso ababaye ibiti, ahubwo duhanga amaso we nk'Imana yaturemye. Imana yaremye ijuru n'isi, ahubwo twiringira. Shoboza abahungu n'abakobwa kuguhanga amaso kugeza igihe uzabatabarira. Shoboza amaso abapfakazi n'imfubyi kuguhanga amaso kugeza igihe uzabarengera. Indushyi zikwiringire mu izina rya Yesu. Twabwiye ko ndetse ngo n'imbohe ngo zibohora abari mu mazu y'imbohe bazira karengane. Nyamuneka bashoboze kuguhanga amaso. Icyakora bazira ibyaha bakoze nabo bahumura amaso, nabo bashoboze kwihana, nabo bereke ko nta mahoro abanyabyaha, nabo baguhanga amaso mu izina rya Yesu. Uri Imana itabara, uri Imana itagira ikikunanira. Ndagusabye ngo aka kanya ubutumwa ntambukije, nkuko Yehoshafati yaguhanze amaso ukamwereka kuri Imana yo guhangwa amaso, urugamba ukarugira urwawe. Natwe tuguhanze amaso mujye nk'iki ngiki kugira ngo bishoboka ugire icyo ukora. Mana ushoboza abanyarwanda kuguhanga amaso, Mana ushoboza abakongomani kuguhanga amaso, ushoboza abarusiya kumenya ko nta mahoro abanyabyaha. Nyamuneka ushoboza abanya-Ukraine kuguhanga amaso. Muri Somalia abitwa ibyihebe, hindura imitima yabo baguhanga amaso mu izina rya Yesu. N'abandi Mana bigize imbata z'ubwicanyi bashoboze guhanga amaso, bereke ko ingeso nk'izo nta cyiza kizirimo, kwingaruka zazo hari mbi cyane. Ndagushimira ko wumvise, urakoze ko abaraguhanga amaso nawe urabagarukira, kandi ko abaravana ibishimwa mu bigawa uzabakoresha umurimo wawe bakaba nk'akanwa kawe. Gushimiye ko byumvise, senze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.